ayaba papa mumeze mute nizere ko mumeze fresh aho muri hose yewe turabasuhuje cyane natwe aho turi tumeze neza turashima Imana ya hari umugabo ndi kubona ku igare hari imbere uriya mugabo niwe nshaka kugira ngo muhagarike nabibonye ko ari umwirabura mugenzi wanjye nshaka kugira ngo nze kumuhagarika hanyuma ngira utuntu mwibarize kuko ndabona ari kugenda ku igare reka mukanya araza ndabizi neza ndaza kumufatisha kuko ndabona ari kugenda akatagaruka nimufatisha kabisa biraba ari sawa turaza gukurikirana ibyo twumve yana we guma hafi gusa mbere yuko dutangira abantu kande kuri ako kantu gatukura ka subscribe hanyuma kana dore nguyu namukurikiye kabisa namukurikiye nabibabwiye ntabwo ari buncike ahakata hose ndamukataho kugeza igihe ahagararira yewe noneho nageze muri quartier fresh atuyemo urahabona twavuye noneho no kuri kaburimbo yageze mu mihanda y'ibitaka byo muri quartier ziwabo urabona ko nahatari mu Rwanda haba imitaka y'ibihanda ibihanda by'ibitaka nako ndayirashe haba imihanda y'ibitaka ntayitaba dore reba inzu zihari reba uko zimeze yes ayaba papa nizere ko mukimeze neza nkuko nabibasezeranje dore wa mugabo ngo uyimugezeho sasa tayari yareka mu approaching ndabona rwose ameze nka mujahidini zire batari bume mama kabisa ariko nta muma nyine ndahita nsimbuka nguruke n'ubundi niyamfata hanye ndigeragere nizere ko waranje ukanda ku buto ka subscribe uri tayari gukora comment ugasharinga ndetse ukanareba ikiganiro kikarangira ningo ukomera uduhaye kugira ngo dukomeze tubagezeho ibibaryohera ndetse nabanyu yes reka dukomeze rero reka dutangire hello bro assalamu alaikum tumeze ute bana ni sawa cyane ndakubona ku kiremba n'iki kabisa wifunze ukwase umunsi ni kuwa gatanu ni ijuma umunsi ni ijuma mu gihe rero umuntu adafite akazi ugomba gukora siporo siporo zanjye rero nazikoreye ku igare uyu munsi nerekeza ku iyi nyanja ubona ya bahari kugira ngo nze naniyibutse gukora indi siporo yo koga ariko uratwara kweri ntabwo ukurikiye byari byananiye kugufata ahubwo buri yigize amahirwe ntabwo wari bumfate yigize amahirwe sinzi ukuntu banje guhagarara hagatoya nabonaga abana hakurya aho ngaho bizihiwe bari koga avuganireka mbanze ndebe niba bazi koga inyogo bita kinyo cy'inzungu twajyaga tuyikora turi mu Kivu kiryo cy'inzungu siye niba ibaho inyogo bita kinyo cy'inzungu kabisa nsanze ari abana nta kintu ntago koga babizi nubwo bavukiye ku yinyanja witwa nde abakurikiye ya papa kugira ngo bakomeze ikiganiro bamenye n'izina ryawe uko bisanzwe n'ubundi izina ni aya papa barakuzi aka Shafi umeze ute vibes zibeze zite rero muri Oman bana vibe hano muri Oman ntago ziba zoroshye ariko ndashaka kudutera story bana zigiye umaze igihe kingana gute hano muri Oman se niba nibuka neza hano muri Oman ngiye kuhamara imyaka 4 abantu urahabaye ndahabaye aho usigaye usa n'umwarabu kabisa wabaye mwarabu nawe habaye niyo mpamvu ubona nagombye kwisanisha nabo bya bindi bakubwira ngo ugiye buryasaza zimira nzima hago waba ubana n'abantu umwaka ngo ushire imyaka 2 imyaka 3 utarashaka guhinduka ngo se nabo bakwibonemo wenda tutarajya deep mu buzima bwawe uri deep hano muri Oman kuki wahisemo kugenda ku igare kandi niba umaze imyaka 4 kuki utaragura imodoka nyine ngaba ari ubugenda imodoka hano rero haga imodoka kuyigura ari ibintu bihenze ntago kugura imodoka ari ibintu bihenze nakubwiye ni uyu munsi umbonye ndi ku kagare umunsi mbonye ndi ku kagare imo ndatembera ejo ni Range Rover kubera hari no kuwa gatanu ari ijuma ndavuga nereka nigendere ku kagare nkore siporo z'amaguru fizike z'amaguru mara gukora fizike z'amaguru no mu bitugu hose indangiza
njye no gukora siporo yo mu mazi. So rero ntago wabifatikanya ngo ugende mu modoka buri munsi ugenda mu modoka hari imodoka zirahendutse cyane. Ariko hari ibyo tugomba kubanza no gukora tukabyubaka. Ntago ubundi tugomba kugura imodoka hano zo gutemberamo gusa zidafite indi mishinga ibyara inyungu. Ubu uri indege Kigali ubuciye muri Ethiopia. Ni iki cyagutunguye ukigera ku kibuga cy'indege cyo mu Rwanda? N'ubwa mbere wari uhageze? Cyo mu Rwanda? Umunsi wa mbere bwa mbere na mbere ujya gufata indege ujya kugera. Bo ntago ari ubwa mbere nari mageze. Ko najyaga njya gufata y'abantu. Jyaga njyayo kureba inshuti zanjye zivuye z'aba diaspora. Ntago ari ubwa mbere nari mageze. Ariko n'ubwa mbere nari ninjiyemo imbere ahantu bagira gute basakira. Wumvaga bimeze bite? Urumva ari utuntu bari bantumye nahangaha. Nkikiza mbakubise itike yanjye baravuga ati reka ati banzu duhereze kontara y'akazi ugiyemo. Barambwira ati n'indege igiye kugusiga ubwo uzagenda ikindi gihe wamaje kuduha visa yawe kontara yawe. Uravuga uti ndapfuye none. Ndavuga ni karabaye kabisa. Mere mayigira rapfuye. Urugendo rurasubitswe. Nahisemo amagara famiye kuko yari iri hanze. Abwira nti burya ariko rero mwe muretse kwatsa iyo modoka ndagarutse. Noneho nanjye ndangije ndagenda ndongera ndabaza ndamubwira nti ni gute mumbwira ngo ninguhe kontara kandi visa yanjye igaragaza igihe ngomba kuzamara aho ngiye n'akazi ngiyemo. Bahamagara undi mu mama umugore mbona araje banjyana mu cyumba bajyaho bavugisha umukoresha wanjye wari wampaye visa baramuvugishije icyo gihe babona barandekura. Amaze kundekura ndagenda nurira indege nk'ibisanzwe. Urumva ikirira abonye kidasanzwe mu ndege urabona ni nka kwa kundi twakoraga ingendo zijya nk'Icyangugu. Uri imodoka zijya Icyangugu zijya na za Nairobi buri muntu wese agira umwanya wiwe yicaramo. No mu ndege rero ugira umwanya wawe ugomba kwicaramo. Umenya gute ko uwo ngo ari umwanya wawe? Umwanya wawe haba hariho nimero. Hariho nimero uri buze kureba. Noneho je niyicariye hahandi habanza muri VIP. Kandi ufite itike. Kandi ufite itike yo muri Ndagasi mu gikoni. 37. Mu gikoni muri za economy. Niho nari ifite uyu mwanya wanjye. Ndangije niyicarira muri VIP. Nkabona abantu baraza ati mi umwanya. Bona abantu nareba bo bakanyereka place yuko ko kariyo. Nareba hejuru ku ndege kuko biba byanditseho. Nkabona nyine ntacyo bimbwiye. Kandi imyanya ari myinshi ukibaza bavu baticara. Avuga ni gute umuntu aza kumagurutsa ari umunyamahanga ariko nanjye ndi ku kibuga cy'iwacu. Imyanya ikirimo. Bona baraje barambwiye ati aha rero ntago ariko bimeze. Umuntu agomba kwicara ku mwanya wiwe yishyuye. Mbona banjyanye kuri 37. Mu gikoni hirya iyo ngiyo hirya kabisa. Rya zuba ryahanga ndabona ryakaze. Reka twegere hariya hirya hatari izuba ariho dukomereza kabisa. Abadukurikiye mwihangana hanga haba izuba rirenze ubu riri kuri degree 80. Ubu ngubu nahita naka nanjye nacumba. Twari tukiri ku munsi wa mbere rero tuvuye i Kigali. Umaze kujya mu mwanya utari uwawe baragukuyemo bakujyanye mu gikoni cyo ngiyo. Byakomeje gute? Byaje kurangira nyine ndi mu Kanigiri iyo ngiyo mu mwanya wanjye nk'uwo nishyuye. Ariko noneho ngeze muri Ethiopia ho nasanze ari ibidasanzwe. Kubera ikibuga cyaho cyo ni kinini. Ikibuga cyaho ni kinini kabisa gifite noneho n'indege ihaguruka winjira mu nzu ugasohokera mu ndege. Nta byo gukandagira ku butaka bwo kuri Ethiopia. Ibintu nabyo bidasanzwe. Aho ngaho rero niho uhita utangira kubonera yuko ibintu ari urundi rwego. Ni international nyine icyo kibuga. Winjirira mu nzu
ugasohokera mu ndege mukomeza mugenda. Mbo tuvuye muri Ethiopia rero twabaye gutegereza muri Ethiopia, habaye gutegereza amasaha 2 dutegereje indege iri butujyane muri Oman muri Muscat. Turicara turategerezanya n'abandi benshi, aho indege iziye uhita ubibona kuri screen yuko indege yawe ije. Mbo ho bafite n'umuco wo guhita bavuga ati abantu bari bagiye aha ngaha indege yabiraje. Twurira gutyo tuvayo turaza tugera Muscat. Geze Muscat rero nabonye ibintu bidasanzwe. Urumva abantu bose bambaye amakanzu, abandi barwaye imyate. Bebaze imyate ariko imwe yitwa temamo. Mu mahanga se barwara imyate. Nyine urumva mu Rwanda nta mwate twahabonye bro. Mu Rwanda nta mwate ugihaba, mu Rwanda nta mbese paramutse barwara n'amavunja yabagera mu mavi. Oh yes. Kuko bafite imyate iteye ubwoba. Abantu kandi noneho ab'umusirimu unarenze arwaye umwate. Noneho rero urumva hakaba n'ikintu bo bakora bibereye aho gutyo gusa, bava mu gihugu cyabo mu gihe bajya iyo bitazasarara mu bintu byo kuruhuka no guhunga izuba ryinshi rihaba. Ntago bakunda kurira indege, ntago bakunda kugenda mu bihugu bitandukanye. Urumva bavuga ururimi rw'icyarabu gusa. Noneho rero baba barafashe babanje kunsaka ibyo nari mfite. Icyo gihe nari mfite ifu y'ubugari, nari mfite ikawa, nari mfite n'ibinini nari mfite bya Moxi. Nuko ndaza baransaka, bamaze kunsaka ndagenda nkikihava undi arongera arambwira ati garuka turebe ibyo bintu. Kambwira ibi ni ibiki? Nkamubwira ni ifu y'ubugari, ni cassava powder. Umuntu ntabyumva. Mbona arashwanyuje ikarito yari irimo, arayishwanyuza, arangije arabanza rigataho, amaze kuri gataho arinukiriza, amaze kwinukiriza arafunga arampereza ndigendera. Yarazi kuzanye ikiyobyabwenge cya danje. Yarazi kari nk'ibiyobyabwenge byari byo byose. Ntabwo yarakwize, wari wasaga n'ikihebe ariko nawe. Nta nubwo byarangiriye. Wari waje wambaye nk'ikihebe? Oya, ntabwo nari nambaye nk'ikihebe. Icyo gihe nari nambaye ikabutura. Icyo gihe nari nambaye ikabutura. Ntabwo nari nambaye rwose nk'ikihebe. Nari nambaye neza bisanzwe nyine. Nk'umuntu ukoze urugendo rwa mbere mu ndege. Noneho bo ndaza rero ngeze naho ku kibuga cyaho biteye ubwoba. Hari muvoma z'abantu benshi, hari muvoma z'Abahinde, hari muvoma z'Ababangladesh, hari muvoma z'abantu baturutse hirya no hino z'Abafilipine. Noneho rero ikintu cyanangaje noneho kirenze, urabona mu Rwanda tujya tukunda kureba amafilime y'Abafilipine, kakubwira ngo ku isi yose abantu bo muri Filipine nibo beza, nibo bagira abakobwa beza. Ya nizanyira amacibiri. Izanyira amacibiri. Noneho bagize ubugufi bafite, bagize ubugufi bafite, bagize imyate barwaye nabo. Kavuga ati se aba misi bisi gute? Kandi twebwe kujyo turi kureba movie, turi kureba ibihugu by'iwabo, ubona nyine ari ibintu biteye ubwoba. Screen ziratubeshya. Ariko movie ziratubeshya kabisa. Movie ziratubeshya. Icyo cyo narakibonye, namaze kusanga ikintu cyitwa social media kiba kitoroshye. Ubwo gikimara kuza negereza wari ugombaga kuza kuntwara. Mbo mu gutegereza wagombaga kuza kuntwara hari abatagisimeni benshi, ariko abo batagisimeni ikibazo cyabo wakumva avuga icyongereza numwe mu bantu 1000. Nawe icyongereza bavuga ntago kiba ari icyongereza ari buvuge ngo ni icyongereza kivugitse cyane. Nyine urumva ni ibintu biba biraho bitangaje. Noneho bose bakaza bakurwanira, ntibaza aho ugiye, nimushoboye kuvugana, nimushoboye communication yanyu yawe nabo nishoboye gucamwo. Ariko nyine
biri ngombwa yuko ugomba gutegereza. Noneho rero ikindi cyaje kuntangaza, nabonye umukobwa wari uturutse iyo ngiyo ibyo aribyo byose yari nk'umufilipine cyangwa umuhinde. Ngenda ngiye kumwaka telefone service kugira ngo amamagarire uwagombaga kuza kumfata. Nagiye kubona mbona nk'abagabo igihumbi, ari nabwo nahise mbona imyate, nahise ntangira kubona imyate, mbona abantu ni nk'ingegera zije kumfata. Mbona baje kumfata barambwira ati toka we, haramu uvugana n'umukobwa gute. Ibintu biranyobera ndangije subiramo imbere muri airport, ndagenda mbwira umupolisi, ndamubwira nti wamfasha ukamamagarira iyi nimero kugira ngo baze bantore ko maze umwanya hano bataraza kuza kumfata. Mbo ntago yahise abinkorera cyane, aramubwira, nsanga nawe ari yamaze kwinjira mu kibuga, arantegereje hanze, bitasohoka ndagenda duhita tugenda. Ahubwo icyantangaje, nawe yaje kundeba avuye mu kazi yananiwe kandi agomba gusubira mu kazi saa 2, arambwira ati uzi imodoka? Ndayizi. Uzi gutwara? Ndabizi. Ngaho mfasha noneho ntware, ngenda nkwereka aho tugiye. Abakubisemo lokasiyo, ariko icyatangaje yahise asinzira. Yahise asinzira, nkajya ngenda mubwira ni bosi ko wasinziriye bimeze bite. Aza kugeraho, wari ufite se perime? Wari ufite perime? Jewe perime ndayifite, nuwe nanatwara, ariko ntago nari ifite perime yaha muri Oman. Byari byemewe kuba watwara? Ntago byari byemewe, urumva badufata bari kuduha Muhammad. Bari kumuha nyina, jewe na icyari kumbabaza wenda nuko bari kuvuga ati subira iwanyu muri Afrika, ariko we bari kumuha nyina da. Nigaramiye. Uvuye mu ndege utitwara boss wawe? Mise ntwara boss wanjye, kandi nari naniwe nanjye, mfite ibitotsi, mfite umunaniro udasanzwe, ariko nyine ndabikora. Nkajya agenda mukomangane boss, ni none se bimeze bite, turagarukira? Ati ujye ibintu bita lokasiyo zikubikoresha. Ntangira kumva yuko nyine nje mu bintu bidasanzwe. Noneho ndamubwira okay, ntago nyiza, ariko nabasha kumvikana n'ururimi bavuga nkabumva. Ubwo turaza, noneho tugeze hano nyine urumva ibintu bidasanzwe n'ibindi nabonye bakorera mu muvuduko udasanzwe uri hejuru. Imivuduko yo hejuru y'120, 160, 140, 200. Iyo mivuduko hano irahari. Noneho rero yuri muri dodani zaha zitandukanye n'izi wacu. Tudodani twaho n'utudodani dutoya cyane, turi rwose tumeze nka tapi, ariko iyo turi mugira ngo amapine agiye kuvamo. Yo nahise mubwira ni boss, ni imodoka ntago ifunze amapine. Nahise mubwira ni boss, ni imodoka ntago ifunze amapine. Ubwo wagendera mu muvuduko wa kaga? Nari ndi kugendera mu muvuduko w'140. Kandi noneho mu 140 urumva mu Rwanda nari menyereye kugendera mu 140, kugendera muri 60, 80. Ubwari ubwa mbere twari mu Bwari ubwa mbere ntwariye mu 140. Ari n'ubwa mbere twari mu gihugu cy'abandi. Kandi ari nabwo bwa mbere ntwaye mu gihugu cy'abandi. Ubu ikintu yarambwiye ati wowe umakinge sure yuko utari bubangamire abandi bayobozi bari inyuma yawe, kuko hano bakugonga neza tugapfa. Ebana numva ubwoba butangiye kuza, ntangiye kumva imodoka isimbuka, ndi kumubwira na mapine agiye kuvamo. Numvise ubwoba bumfashe, mparika ku ruhande. Yamubwira ni boss, ni burya ningiye nk'umukanishi, nk'umuntu wabaye mu bintu by'ubukanishi, ndumva kabisa ibintu ari ikibazo. Imodoka irajegera, imodoka ndumva amapine yenda kuvamo. Ndabanza ndagenda ndacekinga, mbona amapine bimeze neza byose. Arambwira ati izo ni dodani, tugende. Ni twa tuntu dukangura abashoferi. Turakomeza turagenda rero, dushika iyo twari dushyitse. Noneho rero ikidasanzwe rero bara, kidasanzwe rwose, noneho wumve ngo nahise nemera, ndavuga nti ndemeye, ndayamanitse. Urumva ngewe naje mu bantu nta mwirabura, njya gukorana n'abantu b'Abahinde 7 n'umu Bangladesh 1. Noneho rero ngiye ngewe ndagenda njya kunyara bisanzwe. Njya kunyara bisanzwe. Urumva ahantu twe twakarabiraga bari bataratujyana mu marumu yo kugira ngo turyamemo, ari naho bwogero n'ibiki byose biba birimo imbere. Noneho genge hanze, nyine hanze ahantu umuntu yagombaga kunyara, wanyaraga mu itiyo
itiyo igahita ikomezanya bya bintu. itiyo iri hanze gute umunanyara? Urumva ni igipangu kinini cyane. Igipangu kinini cyane urumva ahantu nkorera ni industry. Noneho rero aho hantu twebwe ebana munyara mu matiyo. Ni mu matiyo nyine wagombaga kunyara mu matiyo. Wowe ni ku matiyo. Noneho nkabona abatipe baranyara bicaye. Baragenda bagera muri kwitiyo yabo n'igicupa cy'amazi agapfukama kicara agakuramo pipi yiwe ingana n'urutoki. Urumva ukabona umuntu ni umuntu ufite ibigango agafite agapipi nta kumwana. Kibaza habari zaba abantu wana. Noneho mbona agapfukama kuri yatiyo nkabona akuyemo aranyaye. Noneho njyewe ndagenda ibyo kunyara nicaye ntago nigeze rwose wacu mu Rwanda cyangwa se muri Afrika nta muntu nyara wicaye ari umugabo. Abagore igitsina gore nicyo twebwe twari tumenyereye yuko banyara nk'ubwo buryo bicaye. Noneho twebwe hano umugore ni wabatandukanya mu gihe bagiye mu icyo gikorwa. Ndagenda nyara mpagaze muri yatiyo umutipa itambwira ati kafiri wana kafiri yatuziye. Urumva naho bifu zahise zitangira ari bifu za danje. Abo bahinde mukorana se nibo babikubwiye? Abahinde urumva nabo twabanaga muri rumu tuza kugenda dutandukana bamwe bajya kwabo bandi bajya kwabo ariko twarabanaga. Noneho ati mukafiri yaje ati umusenzi se batangira kuvuga urumva nta cyongereza ntaki bavuga ngo ururimi bita Mariyara. Bakavuga n'ibyo birimo iby'iwabo. Urumva mu Buhinde haba indimi zirenze 240. Bavuga indimi zirenze 240 ariko nabo hagati yabo n'ababangari ntago nabo bakunda guhuza ku ndimi. Ubwo noneho umwe muri bo ibihugu byegeranye nabo ni no mu Rwanda no muri Kongo cyangwa za Kongo cyangwa Burundi. Noneho akaza akambwira ati umwe urimo uza kongereza gakeya akaza akambwira ati bro none se wowe ko unyara uhagaze bimeze biti buriya nibyo bariho baraguseka bavuga ngo uri umukafiri, uri umusilamu cyangwa ntabwo uri umusilamu? Ndaje ndababwira nti izina ryanjye nababwiye mwaba murizi, nge ntago nazanywe n'idini hano naje gucapa akazi bro. Icyo gihe nyine ndababwira ni gusa ibijyanye n'idini mumenye idini ryanyu, kuko nge ntago muzigera mumbona nje gusengana namwe. Nzajya senga ukwanjye namwe mukomeze ibyanyu mwari murimo, activite zanyu muzikomeze nanjye nzikomeze. Bana abatipe dutangira kugirana bifu, twaba turi mu gikoni nkabona ni bifu. Noneho rero ikindi cyaje kundenga, urumva hano haba imico ya danje. Hano haba imico ya danje, imico ubutinganyi hano burahaba cyane. Ubutinganyi hano burahaba cyane. Noneho urumva hano haba ibintu byita kamera gusa. Ahantu hose hesitaye kamera, utabona na ku nyanja turi dore ziriya zose ni kamera, kuri biriya biti kuri ayo mapoto uri kubona huziyeho kamera kandi zirakora. Dore naha ngaha dore irimo, utaza kugira muri ibi byatsi turi bose, muri ibi byatsi irimo, dore ngiriya utaza kugira ngo ni baringa. Hano zirakora. Noneho mbona abatipe hano bafite imico itandukanye n'iyiwacu. Ababwirana ariko murabizi nge ntago nzigera mpfukamira bayari, nta muntu uzigera unkoraho namba. Noneho turi mu gikoni turi guteka, kamwe karaje karansuhuza numva kanshimye mu kiganza. Bana akishima mu kiganza, mbese numva ibintu injereri n'ibintu bimfashe mu bwonko, avuga ni iyi mbwa n'umutinganyi. Noneho nkabona uko nkabona irancira amarenga izana utuntu tw'utubizo. Bwa kabiri urumva ntago wari kugira ikintu ukomantingaho ku bantu uje usanga. Bwa kabiri nanone mukubise Chelsea abamfashe ikiganza, none abashimye akishimamo mita murya jido. Nahise murya jido kuko ho nta kamera yari irimo. Nahise murya jido. Bana ibintu birakomera ko ndavuga niko abasenzi arashaka kuzamena inyowana.
yagushimye mu kiganza rero. Yashimye mu kiganza ishuri ya mbere, ishuri ya kabiri mpita mukubita. Avugana aba basenzi nta nubwo duhuje uruhu. Urisa rigoma kabisa. Bwana nahise mukubita jido, mbona yiteye hejuru, akitera hejuru, nanjye nahise simbukira kuri gaze. Ndafata umupira wa gaze. Babonye comoye umupira wa gaze, nahise nanayifungura. Bahita basohoka bariruka. Bariruka baravuga ati ikihebe cyatuziye. Mbona ibyo bintu ntago nabibana. Aragiye negera boss wanjye yaje ndamutekereza nabugana, ariko warubizi yuko aba bantu bambangamiye. Ise byagenda gute kugira ngo aba bantu bareke kuzongera kumbangamira? Ati ninde wakubangamiye? Ndamubwira bahita babakoresha inama. Aravuga ati noneho mudusinyira hanga yuko nimwongera kudukinishiriza umukozi uzahita musubira iwanyu, tuzahita tubirukana. Barasinya kuva ubwo ngubwo bana mbambaye noneho intare, mbambaye intare. Buri muntu wese akajya mbona akavuga ati uyu musenzi, uyu mukafiri, ibiki noneho muri Ramazani. Ndabyibuka Ramazani, urumva haba hariho ikintu cyitwa gusenga cyane, gusariwa cyane. Mba nikojeje ko twebwe ku kazi dufite ahantu bakoze nk'umusigiti. Basariwa ari abaje gushopinga, ari abaje mbega baje batugana bose, igihe cyacu cyo kigeze baragenda bakagenda bagasariwa. N'abakozi bose. N'abakozi bose. N'ababosi bacu bose. Muri Ramazani babona ndagiye bana ndatawaje, maze gutawaza ndagenda nkubita iswara. Niyo mperuka yonyine. Niyo mperuka yonyine icyo gihe. Icyo gihe niyo nakoze ndangije ndavuga nti kugira ngo nice kwizinca karafu. Reka mbanze bereke yuko ibyo bo bakeka bitari nabyo. Kuva icyo gihe nibwo nahise mbabwira nimwe muzajya mugenda amasaha yanyu, nanjye nzajya nkora amasaha yanjye. Tuba dutandukanyije gutyo ku masaha. Ariko ni ibintu bidasanzwe ukabona umuntu ararya ubugoro bro. Ibintu bidasanzwe hano habibiyobya bwenge byinshi. Abantu barya ubugoro. Abagabo bakarya ubugoro bunuka, uzi ndakubwira nk'ikiraro cy'ingurube kinyagirwa. Bya bisogorora uburyo biba binuka. Ibyo bintu barya nabyo birusha ubwo bukana kunuka. Ababirya ni bande? Ababangari, Abahinde, mbese hano ni ibintu bitandukanye. N'abanyagihugu se bahanga barabirya. N'abanyagihugu hano barabirya. Bibafasha iki se ibyo bintu bari? Ni ibiyobyabwenge yamaze kubirya agira power, gira imbaraga. Agira imbaraga ukamona arashinyitse no kugufata no kuba bagufata ku ngufu akimara kurya ibyo bintu ushatse uhita umugendera kure. Kuko nyine ni drogue. Nkanjye nk'umuntu utarigeze unywa itabi, utarigeze gukora ikintu na kimwe kijyanye n'ibintu by'ibiyobyabwenge. Ifaridi urazizi? Ndazizi. Ifaridi abatipe bayinywa mu masaha. Ari umuntu umwe guhera mu gitondo kugeza nijoro. Ifaridi aba yayijugunye hariya yatatse iyindi. Hano banywa ibiyobyabwenge bitandukanye, banywa amatabi menshi cyane, bafite ibintu byinshi bimeze nka za shisha bagenda banywa, mbega bitandukanye n'iwacu. Ibiyobyabwenge byo ntaho bitaba. Ni ibidasanzwe kubona abagabo barya ubugoro yasama gutya akakijundika musa. Ni ibintu bidasanzwe kandi ari abagabo. Ni ibintu bidasanzwe. Ikindi nabonye kidasanzwe nanone, urabona imibereho yaha ibitandukanye n'imibereho y'iwacu. Ibiryo barya ntago wowe munyafrika wabirya, wahituruka ko nabyo ntaho bitaniye n'umunuko wa bwa bugoro barya. Ababirya ni bande abo ngabo? Nk'abo dukorana giye nagiye. Abo Bahinde n'Ababangari. Abo Bahinde n'Ababangari. Gusa abanyagihugu se nabo nibyo barya? Abanyagihugu nabo bafite uburyo babayeho, gusa hari ibintu nabonye, ibindi bintu nabonye bidasanzwe hano haba ikintu bita ngo kupusi. Twebwe tugira capati mu Rwanda, ariko hano hagira ibindi bintu bikomeye noneho nk'uruhu.
bya bindi bimeze nka papier mushwa cya papier jenike naye narakibonye ngira ngo ni papier jenike kiriya kintu narakikacanga kavuga ati noneho iki kintu yigi kibari ni serviette ibintu bikakuyobera ariko ubuzima bw'aha ngaha mbo yo wamaze kubamenyera ubana nabo kandi burya twatojwe kubana n'abantu bose kandi mu mahoro buriya genda ubana n'abantu nyine ubana n'abantu ushaka n'inshuti ariko nyine nta nshuti yaba bantu kubera yuko barateranya cyane nk'ababangari n'abahinde buriya ngewe nabonaga nk'umuhinde mu Rwanda nabonaga ari abantu badasanzwe nabonaga ari abantu bakora ibirenze ariko nibo batindi ba mbere bo bakene ba mbere babaho ntiyazagira umuntu kwiyemeraho buriya umusenza aza mu gihugu iwacu noneho ampurisi nk'iwacu nta kintu abariho ni uguhiga ubuzima nyine nk'uko natwe tugenda tukajya mu bindi bihugu tukajya guhiga ubuzima burya ntazakubeshye urumva nk'urubyiruko rw'iwacu urugero nk'igitsina gore abakobwa yo bamaze kubona izi mbesire barazishamadukira kavuga ati tubonye abakire tubonye abantu tugiye gukuraho amafaranga ariko nimbwa misega ntaho bataniye abakene ntaho bataniye n'abakene nyine n'abakene ariko burumva baraza bagafata rwa rubyiruko rwacu bakarushuka kugira ngo bajye babasambanya bajye babona nyine yuko ari abakene baje gushakisha nta kintu bafite nta n'ikintu babamarira urumva nta kintu babamarira bro urumva ikiba kiriho ni ukugira ngo umuntu amenye uburyo agomba kubaho kandi akabana mu mahoro ni nacyo adusaba kubana neza n'abantu bose amahoro icyo kintu cyiza kibaho aho ubundi urumva nk'abahinde cyangwa se abo bapangaye bavuga indimi wenda nabo ntabwo bavuga icyarabu cyinshi cyane ariko baba babasha kwisanisha na ba bosi bahangaha cyane ko baba basa n'uruhu ruba rwenda gusa ntabwo wowe akuburanira we nk'umunyafurika kandi abona uwo bahuje uruhu biba ngombwa rero yuko abo bahinde baravuga cyane barateranya cyane mbega akantu kose barakavuga akantu kose bakakavuga niyo mpamvu bisaba nyine gukora ibyawe mu mutuzo kavuga ati ibyanjye nabikoze niyo yanabivuga ariko nta kibi kibirimo ntacyo bitwaye ikindi hano kiba kidasanzwe hano yo wibye bagukata amaboko hano yo bagufashe wibye barayaca rwose bagufashe wasambanyije umugore w'abandi wo ni ukugushyira ku karubanda bakagutera amabuye bakakwica ni ikizira ni haramu kuvugana n'abagore hano ni ikibazo ni ikizira ni ukuvuga mu myaka 4 umaze uri hano nturavugana n'igitsina gore cyahangaha nta nubwo nabyifuza ntabwo nabyifuza ndavugana n'abikize nibaze niba ari ibyo banshakaho serivisi banshakaho bayifate bikomereza urugendo rwabo nanjye nikomereza ibyanjye nta hantu handi twahurira kuko hano abagabo bahangaha bakubonye uvugana nabo n'igitsina gore bro barafuha cyane bakwica yewana tugana ku musozo rero tugana ku musozo urabona nyine umaze igihe kinini cyane ku minsi ya mbere wagiye ugirana beef nabo bantu mwakoranaga sungu bimeze bite mubanye mu mahoro kugira ngo nyine tunakure kujye koga nkuko watubwiye ko warugiye koga ariko naho nutwemera turagukurikira nyine turebe uko winaga nta kibazo buriya niyo mpamvu nakubwiye ngo nari buriya n'ubundi naganaga ku musozo jewe ntago njya ntinza mu bintu nakubwiye ngo ara cyangwa se Imana yonyine twebwe twese twemera idusaba kubana n'abantu bose amahoro iyo ubashije kubana n'abantu bose amahoro kabasha kwibombarika cyangwa se kwigengesera ku bitari ibyawe abantu bose bakubonamo icyizere bakubonamo undi muntu udasanzwe urumva jewe niba baravugaga ati umukafiri aratuziye ubu kugeza izi saha bakaba arizo nshuti zanjye baza bakambaza ati se ubuzima bwacu ubuzima muri Afrika bimeze bite baza bakambwira ati se gutya ibi bintu tubikoze gutya ntago byagira umusaruro
bakaza bakangisha inama, nanjye nkagenda nkabagisha inama. Ubu ni inshuti zanjye kubera yuko ari bo bantu tubana mu buzima bwa buri munsi. Bya bintu rero rw'urwikeko rwo kuvuga ngo uyu muntu ntago ari umusilamu, uyu muntu ni umukafiri, byaje kurangira kubera yuko baje kumbona bose. Noneho ndi gukubita iswari hariya, bose baraje barahurura, bose barahuruye na ba boss barahurura, bose baramfirima, baramfirima ngo barebe ibintu ndi gukora niba ari byo koko mbizi. Bakajya banamamagara, kandi ubundi kirazira yuko uriho urahamagara umuntu ari gusenga cyangwa se ari gusariwa, kirazira yuko wowe yumwitabye uhita ugaragara yuko ari ibintu uri gukora utazi, urumva, ugahita uba mukafiri nyine imbere yabo. Urabihorera wowe ugakora ibyawe, ugasariwa, mara gusariwa ugasoza, wamara gusoza ugakomeza ibyawe, ukagenda ukabita ukababaza icyo bagushakira. Ariko nta kindi baba bagushakira, ni ukugira ngo barebe se uyu muntu ibyo akora arabizi. Nuko nguko biba bimeze rero. Kubaho neza kugira ngo ubashe no kurama, nuko ugomba kugira gute kubana neza n'abantu bose amahoro. Kandi umuntu ari n'ikintu nabonye, nubwo dutandukanye uruhu ariko tuva amaraso amwe. Njyewe ngufashe nkagukomeretsa, nawe nkamukomeretsa, amaraso twese adusohokamo namwe. Rero ni kimwe nuko jewe baje bagasanga duhuje. Hari ibintu kera twigaga muri geo, muri biology, urumva, bakaza bagasanga duhuje resisi, byo bita resisi. Waba ufite O nawe afite O, yaba negatifu cyangwa se positifu cyangwa se A positifu cyangwa se A negatifu, uwo wemereye guha amaraso ninde? Niwo muhuje iki? Resisi. Uwo muntu rero aramutse agize ikibazo, bikaba ngombwa yuko agukeneraho ubutabazi bwo kugira ngo umuhe amaraso, nuko wakwemera ukayatanga. Ko twe gufasha ni ibintu bitubamo, ni ibintu byacu gufasha kuva na kera cyane. Twe twamye dufasha, n'iwacu mu gihugu amaraso turayatanga. Amaraso turayatanga muri za Croix Rouge, turayatanga kugira ngo amaraso afashe abantu, kiremwa muntu. Rero ntago ibyo byagutungura, n'ubundi agize ikibazo wamufasha ukamuha amaraso, niyo atazabigushimira, ariko uwo dukorera wenyine niwe ugomba kuzagira gute, kuzagushimira, akavuga ati mwana wanjye wakoze gutya, wakoze neza, watabaye ubuzima bw'abantu, dore inzira yawe ni iyi ngiyi. Iyo nzira rero niyo twese tuba duharanira. Buriya nubwo twiruka mu by'isi tukagira dute, ariko urafokasinga ukavuga ati se Imana ubwe aranzi, ese ubu none ahangaha ubuzima abwishubije, niki nazibukirwaho bro? Imana niki cyangwa se abantu niki bazanyibukiraho mbere yuko Imana izavuga ati mwana wanjye dore wakoze neza, dore nguhaye ubwami bwiza bwo kuzaturamo neza, bana n'abamarayika, bana n'ibizima bigiye bitandukanye, musirimba mubyinamo. Aho rero niho ugomba kugira gute, gutanga ubumuntu, ukavuga ati ubumuntu ni iki, ugomba gufasha abo ugukeneye wese, ukeneye serivisi, ugomba kugira gute, mu gihe ufite ubushobozi ugomba kugira gute kumufasha. Asante sana bro, asante sana. Rero reka ureke ujye koga. Ahubwo se iri zuba ko ari danjura ryogaho buri? Iri zuba ni ryo sawa buri. Urabona twari kweke tuza hano mu nzu z'ubwato, urabona turi mu bwato bajyana kuroba. Ubu niho twari twaje kwicara ngo tube tuganira, ariko izuba hanze riba rikaze. Buriya nuko nyine nanze ko tuganira. Amazi isaha n'isaha umuntu arayoga. Aya mazi ubona ameze gutya nta kibazo afite. Reka ntacyo ngukurikiraho ugiye. Kandi aranakonja aya mazi kuyoga nta kibazo, ni ibintu byiza cyane. Ntacyo reka gukurikira, ndareba nuko yinagamo, ndabona afite n'ingufu zatanga. Bana rwose aya mazi ni sawa cyane. Bana amazi ndabona wayagezeho kabisa. abaye amazi ni sawa. Ubu ngubu ugiye kuyinagamo.
aya mazi ngiye kuyinagamo. Izuba ni danje, aya mazi arakonje amafite ikintu cyitwa uburyohe. Ni ukwihoza. Aya mazi afite ikintu cyitwa uburyohe rwose kandi aba ari na meza cyane. Ushaka uzunyegere urebe ahantu ahera ubwiza bwayo. Urabona ahantu ngeze, urabona ni urubogobogo. Hano rero umuntu arabanza akanayasuhuza kugira ngo ataza kukugirira nabi. Ubusirimu kabisa, uri umusirimu w'umukongole nawe n'ubugiye mu mazi n'akarinete kawe. Ntabwo ujya ugakuramo. Hano rero inyogo bita ikinyo cy'inzungu. Mutangiye gutera inyogo bita ikinyo cy'inzungu utazagira ngo burahari izindi nyogo wapfa. Gatero turebe kabisa. Ka kinyo cy'inzungu uragashaka. N'ikirinete uracyoga na kurabo yo ngiye muri kinyo cy'inzungu. Nazara gufasha nari. Nibagiwe uturinete two kugenda mu mazi neza. Ariko buriya kinyo cy'inzungu bana ni inyogo ya danje. Urabanza ukaza ngo wamubonye arimo aroga mu nyanja y'Abahinde kabisa ahangaha. Aya ni amazi aba yuzuyemo ikintu cyitwa umunyu, aba arimo ikintu cyitwa umunyu wa danje kabisa. Nguriye umuhungu wanyu kabisa, aya papa uramubona aba yamereye nabi cyane. Ni inyanja nini cyane ivanga ikarenga za Oman ikagera za Saudi Arabia ikamanuka ikajya mu Buhinde. Ni inyanja nini cyane kabisa, ayibona uko ingana. Birambo bakabonye ka kinyo cy'inzungu buryo bagakubita. Ongera ugakubite. Niyo bishaka ndakagaruka.